Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye ibiganiro byacu. Turagarutse nanone aho tuje kuganira ku buryo ugomba kwisiga amavuta ariko ukirinda kuyasiga mu myanya y'ibanga. Nje kukubwira uburyo ushobora guhura n'ibyago bikomeye cyane, ndakubwira indwara ushobora kuhandurira, ndakubwira ibibazo ushobora guhura nabyo, hanyuma guhera uyu munsi ntuzongere kubikora. Nimba rero wajyaga umara koga ukagenda ukicara ukisiga amavuta umubiri wose no ku myanya y'ibanga ukahasiga, guhera uyu munsi ubireke kuko bishobora kuguteza kugira ama-infection runaka ariho yaturutse. Indwara nyinshi zifata hariya hantu abantu baba bazi ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko birashoboka ko hari uburyo nabwo wazandura rimwe na rimwe wabigizemo uruhare. Tangira rero ubyirinde guhera uyu munsi. Ni muganga Theophile muri kumwe nk'ibisanzwe mu kiganiro Rengera Ubuzima. Niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane, ukomeze wunguke byinshi. Twandikire muri comment kandi tugufashe gusobanukirwa n'ibyo udasobanukiwe. Mu busanzwe abantu iyo bamaze koga barisiga kugira ngo umubiri wabo uhehere, kugira ngo umubiri wabo ureke kumagara. Nawe rero birashoboka ko ariko ubigenza, ariko rimwe na rimwe ugasiga amavuta n'ahantu hadakwiriye. Akaba ariyo mpamvu nje kugusobanurira uburyo utagomba gusiga amavuta mu myanya y'ibanga. Hari ibyago bigera kuri 5 uhura nabyo. Icya mbere ni uko ushobora kugira infection zo ku ruhu hariya hahandi mu myanya y'ibanga. Iyo usiga amavuta mu myanya y'ibanga, ushobora kugira ibibazo byo kurwara utuntu tw'uduheri ku gitsina, ushobora kurwara kuzaho ibintu bimeze nk'ibihushi. Niyo mpamvu rero twe tubikubuza ntukabyongere. Niba ubona hatameze neza, humagaye nyarukira kwa muganga baragufasha, baguhe jeri nziza yo kuhasiga yabugenewe. Ikintu cya kabiri ushobora guhura nacyo gikomeye cyane ni ukurwara ama-infection yo mu nkari, urinary tract infection. Aya ma-infection yo mu nkari akenshi aturuka ku kuba ariya mavuta haba harimo ama-chemical menshi cyane, haba harimo imyanda runaka, nawe ubwawe ushobora gusanga no ku ntoki ziriho. Iyo yasize hariya hantu rero uba ushobora gutuma ya myanda y'amabagiteri yinjira mu nzira z'inkari. Iyo amaze kwinjiramo rero uratangira kugira ibibazo byo kugira impumuro mbi mu gitsina, uratangira kugira ibibazo byo kumva uburibwe, kwihagarika ukababara, kumva ushaka gushima. Ibyo bibazo byose rero biba biturutse ku kuba wasize hariya hantu amavuta atagomba kuhasigwa. Icya gatatu ni uko ushobora kugira ibyo twita candidose. Candidose bisa nk'ibihusha, ariko iyo byageze mu gitsina ho uba usanga ari ibintu by'umweru bisohoka mu gitsina. Ibyo bintu ugasanga abantu benshi bibatera n'impumuro mbi mu gitsina. Niba rero wajyaga usiga amavuta hariya hantu ntuzabyongere kuko bishobora kuguteza izo ngorane no kuzana utuntu tw'udusebe mu myanya y'ibanga. Gerageza ukoreshe jeri yabugenewe, zirahari kwa muganga, zirahari muri farumasi, kugira ngo umubiri wawe urusheho kumererwa neza. Ingorane ya gatatu ushobora guhura nayo ni ukuba wagira ibibazo byo kwangiza bagiteri nziza ziba mu myanya y'ibanga. Hariya hantu ubusanzwe habamo bagiteri nziza zishinzwe kurinda uruhu rwaho ngo rutangirika. Rero nimba hasiga ariya amavuta ushobora gutuma za bagiteri nziza zaho zangirika, ibintu bishobora gutuma ugira ububabare, ukumva ushaka gushima, ukumva uburibwe mu myanya y'ibanga. Reka nizere ko wowe udukurikiye ibyo bintu utazabyongera. Icya gatanu ni uko ushobora kugira allergie cyangwa se ukaharwara utuntu tw'uduheri ugatangira kwishimagura. Ntabwo rero ari byiza ko usiga amavuta asanzwe cyangwa se yandi wisiga ku mubiri hariya hantu. Hariya hantu ushatse rwose uroga ukahihorera, harihagije kugira ngo hirinde, hari ibishoboka byose kugira ngo birinde uruhu rwaho rutangirika. Igihe rero ubonye wagize ibibazo, igihe ubonye hangiritse, igihe ubonye hariho ingorane ku buzima bwaho,
nyarukira kwa muganga baragufasha barebe se niyihe ndwara, ese ni ikihe kibazo wagize, baguhe imiti yabugenewe, baguhe jeri zabugenewe kuhasiga, ugende usigeho ikibazo gikemuke. Nkomeza gushimira mwebwe mudukurikira, mwe mwumva ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Iyo mbonye abantu munkurikiye nizera ko hari ibibazo byinshi biri kugenda bikemuka muri sosiyete, nizera ko hari ibintu byinshi biri gukemuka ku bijyanye n'uburwayi, kuko iyo umenye uko witwara ukitwararika n'indwara ziragabanuka. Mukomeze mubane natwe rero, mukomeze mudukurikire. Numara koga wirinde gusiga amavuta hariya ahantu. Nibona ari ngombwa ko ukeneye amavuta yo kuhasiga, shaka Lubrifiant nziza iri safe for genital use, ariyo ukoresha. Ako kantu ujye ureba ko kanditseho ko ari safe for genital use, ko yemerewe gukoreshwa hariya mu myanya y'ibanga. Mwakoze kubana natwe rero, mwakoze kudukurikira. Mukomeze muze twibanire, twubake ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira ububabare. Nicyo mbifuriza kandi nicyo mba nanjye niyifuriza, kuko twese nta muntu udatinya indwara, nta muntu udatinya kubabara. Iyo rero usobanukiye ibintu nk'ibi, jya ugerageza unabyirinde kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Mukomeze mubane natwe, mukomeze mwige, aho mwumva mukeneye udusobanuro mujye mutwandikira muri komenti. Niwumva unyuzwe n'ikiganiro ugisangize inshuti zawe, kuko ibyo bintu byakunyuze byagushimishije, hari abandi nabo babikeneye bashaka kubyumva ngo nabo bakomeze bite ku buzima. Uwiteka abarinde, abiteho, abahaze uburame, abarinde indwara n'ibindi byose bisa nazo.